Salama kadu. Samani. None si umunsi turabaho gute? Sha simbaze nanje. Yaba umwe yaba babiri turabafata nubwo basigaye baribana ibyo gutega moto mani. Nubwo turi bisama Imana turinde turayabona. Ibyo uvuze nibyo. Kadutahiriza umugozi umwe turayabona mani. Petit frère garara naye magarara ngaba badembe twitahi. Akuzima pe. Uzi n'ikindi? Umuntu uzi ko atari buduha amafaranga ntari buva. Hirya no hino ni amahoro muri iri shyamba, ubwo byaba ari bya bisambo. Agaranga sha. Zimurage. Ndavuze ngo zana ibyo ufite. Ntabyo wambikiwe. Ibyo ufite byose shyira hasi. Murabitwara ari uko ndi umurambo. Niga wagigiye se? Wagigiye. Mucakaze byose rero ibyo afite mu mufuka. Ubwo murabitwara ari uko ndi Mucakaze. Mucakaze byose bikuremo. Uyu mutipe n'isakirega mani nta n'ikindi kintu afite. Kuno mutipe ariko ari agafone gusa yari afite mani. Murabitwara ari uko ndi umurambo. Nta kindi kintu ufite. Murabitwara ari uko ndi no mu ryinyo ko tuzi ko musigaye muyishamo n'inyuma y'amato. y'amato. Ari uko ndi umurambo. Beti wenda abona nta n'ikindi kintu ufite ngakomeza nkubone urenga se burasa. Turacyari aho ngaho n'aka gatelefone duhembye. Mumbabarire basi mumena simukadi. Yewe shama. Tukajyana ra mu gifi baraduhanga. Nano shari. Beti uracyari aho ngaho. Nkubone se pfiri urenga vuba. Uburi ubuzima bwawe wakinyendaro. Mbiswama nta kiguranwa n'ubuzima bw'umuntu, reka nigende. Uburyo karashaje gusa. Kagafone ntabwo kadukura kuri tete. Reka dutegereze undi wenda araduha ikintu gifatika. Ubuse ndajyaye nta fone ifite. Reka apfe kumanuka ariko ntacyo. Reka nkubwize ukore sheri. Ninakurongora nzahita njya mu mva. Reka nkubwire. Ndasenga ati ninjya no gupfa Imana izafashe nzatege nze nyikugera imbere nzahite pfa nkupfire mu gituza, kuko gupfira mu gituza cyawe ntacyo byaba bintwaye. N'ukuri kw'Imana ndakagushahura. Ndi kuzamuka mwaryashye bajya bavuga ngo bategeramo abantu, ariko imbaraga afite iyo twavuganye. Reka nkubwize ukuri, mbafite imbaraga nka za zindi za Samusoni ni nkeya. Iza Samusoni ni nkeya. Mbafite iza Samusoni zikubye nk'ibihumbi 50. Uzi ukuntu ngukunda.
reka nkubwize ukuri njyewe nawe ni pata na rogi. Umva sheri, nkunda njyewe iyo twahuye ndakurongora nkanyurwa, niwe muntu utuma nyurwa. Ugiye Wowe ni ibiki? Wowe ni ibiki? Ugiye he hano ruguru? Ikibazo cyawe ni iki? Umva sheri, njyewe iyo twahuye ye baba we uma neza, none ikindi nkunda ukuntu nyarira, noneho ye baba mwumva nageze mu ijuru we, ye baba we imba numva niyo napfa biba bihagije. Noneho ikindi umva reka nkubwize ukuri, njye asaba Imana ati yamuje nawe yarakoze, Imana nzayigurira petit sikoro nayinywa ihage. Noneho ikindi reka nkubwize ukuri rero sheri, umva wowe nzapfana nawe tuzatandukanwa n'izuka rya Yesu. Numva ngo ejo bundi ngo hari Noheli we ngo Yesu azazuka. Noneho ikindi Yesu Uzabajura bari hano ruguru. wowe ni ibiki? Uri kuzamuka muri iri shyamba n'iyo Smart ya phone si ikibazo, ni iyawe si iyanjye se? Ni iyawe ariko barayikwambura. Barayinyambura se banzize iki? Barayinyambuye iyanjye. Nguvuze? Barayinyambuye nanjye iyanjye. Nawe barakwambuye? Nese ko mbona n'ahantu hakometse kandi ngiyo bambuye umuntu ngaba yakomeretse. Hindukira turebe. Yagenda. Reka gihe ikibazo banyambuye phone. Bakwambuye phone? Gute se? Banyambuye phone dore ngabo aho ruguru. Kandi mwabipeta. Ubwo ntabwo uri umuteka mutwe. Reka. Cyane ndabona undebera phone nabi. Reka nkubwize ukuri. Cyangwa niwe ushaka kunyambura. Toka. Hoshi. Genda. Ubwo niwe ushaka kunyambura. Sheri, mvuze nabi ariko ihangane. Narimuye na bya bigoti byambura abantu sha. Abantu ba sheri, muye n'ikigo kiri kunesha umutwe. Sha. Reka nkomeze nizamuke. Umva sheri, no kumeruka y'isi tuzaba turi kumwe. Nitwe bantu tutazigera dupfa. Noneho barambwiye ngo hano rwungu bari kwambura. Gifite byose hasi kirafafu. Ikibazo ufite ni iki? Gifite byose hasi. Ukuremo byose gifite. Mwabagabo. Gifite byose hasi. Hasi byose kirafafu. Gifite byose. Ubundi mwebwe murambaza. Mwambabariye basi. Mwambabariye. Amasara kwa mukana bari yigeze twaburaye. Byagurukije. Twemino. Kango cyari cyabanje. Narago nyine. Byose y'umukura. Wako. Wana mwire. Igitwara ndabona gifite ni. N'amasogisi y'iki amasigi. Ubundi murambaza iki? Reka kwegagaza hasanga. Aho bundi iki kintu wakice. Mumbabarire basi. Njye nari ngiye kureba umugore wanjye, mumbabarire. Mumbabarire. Gifite nta n'ikintu gifite. Mwambabariye basi. Murambaza iki? Uri kwigagaza se? Uri kwigagaza urashaka kuniga? Wowe. Sajya muza muratana ubuntu bw'ubu telefone umuntu yaburaye. Mwambabariye njye nari ngiye kureba umugore, mumbabarire nikomereze basi. Amafaranga uri kubona nta kintu kirimo. Yari afite phone yonyine. Wakibabarira. Tukibabarire. Kire kure kigende. Tukubure. Uracyahagaze aho ngaho. Ubure. Oh.
habaye iki we muri iyi viziyo se hari abantu bacyambara ubusa ufite wa kigabo wabaye iki cyari muri wa bajura we habaye iki si ubukunguzi imana uri kwirisa reba nta mugabo reba n'umubwire we wabona umuntu uri kurira n'ibiki byakubayeho se habaye iki we ko hano njya numva nk'abajura bagufashe mbwira n'ibiki byakubaye ntukanye umuntu n'umugabo n'iki byakubayeho ibiki imyenda na fone uri ikiragi ariko ko niba uri guca amarira bantwaye fone n'imyenda yanjye byose babinyambuye bahendaga no kunyira nese wowe wazamutse wenyine babimbwiraga simbyumve banamburiye sinumva mbirengaho ariko nyine byarangiye babitwaye ubu sinzi ukunde bugere mu rugo byahabaye ese babitwaye ryara ariko ntukari uri umuntu ese ko ndeba uko uzakaba ufite umugore wabona nk'umugore wawe uri kurira wa mugabo reka mubwize ukuri ni agahinda muye nako ni ibibazo muye nako wazamutse wenyine igihe nicyo nibaza ntabwo narinzi uko biri bumbeho ni ubwa mbere ukina ino nzira se ntabwo ari ubwa mbere najyaga amanyura nese urataha wambaye utahe se ubu nari ngiye kureba umugore hano ruguru ngo nongere ntahe none bahise banyambura mubwire se zamugambuye gutyo nyine ni dizayini nshyashya zamuka gutyo oya ntukajye wese wowe uretse gubwira ugiye kureba umugore wambaye gutyo ibyo ushaka we haguruka mani haguruka mubwire se kuri gucumbagira abantu agukubise we oya nta kintu bangize nese haguruka reba umuntu w'umugabo mani ntukarebe umuntu urumva hagara none umbwiza ngo bigenze gutyo njyewe nari ndimo nzamuka mve ipfiriye ngiye kureba umugore wanjye hano ruguru none ngeze hano baranangiriye banyambuye buri kimwe cyose kubera ku isogi n'imyenda na fone ya smartphone nta mafaranga yari arimo nawe amafaranga yo yari arimo gusa fone yari ihagaze nk'ibihumbi 150 urumva gusa hari umupeti twahuye nawe ngo bambuye aramburira nanga kumwumva mbifata gutyo oya nese nani mukora ufite iyo muri cyama ngewe ari umucuti wanjye bambuye bora njyana nibera hari ruguru njye numva iduru bavuga ngo bambuye umuntu akose sinzi rero mani se wari ugiye kureba umugore urazamuka wambaye iki basi se njye ntuye hano ruguru wowe basi ni kure yaho ngo tugende mu rwena ngo ni kure yaho ni paka muri satere dore njye mba hano ruguru noneho rero tuzamuka ni wenda ntawamenya niba hari imyenda ngo he ugiye kureba uze urataha usa gutyo oya nta kibazo mbonye icyo n'ikinga reba nta nubwo nari nabonye n'inkweto byose babijyanye byose nuko ahubwo urakoze no ku cyumweru warakora mani wowe reka nkubwire kuko nuko bigira umuntu mukagirira urumva buri gihe habaye ikibazo ntabwo uhita wibuka ngo ugire gutyo urumva kandi burangiye kirumva mvuga hari igihe rimwe abantu bagize urumva wene njye sinamenye bose ngiye kuko nubwirukanye wizamura wenyine banagutwara urumva nanjye hari abacuti banjye benshi bayamazeho bagize ishuri uhazarira icyo kibazo umuntu yazaba nawe nyine yazaba kuko bararu banze gukora bajya byose turabigabana iyi fone bagisweraho iyi fone yanahenze irahenze reba ni na nshyashya we turabigabana byose turabigabana ha mu gifi baduhereza senka turazigabana baduhereza 150 kambenye ibiki izi nkweto se nibwo kikizigura nazo yari nshyashya turazigabana ni ipantaro ni nshyashya iyo ngiyo sase man ubundi kagapantaro wagatwara tukazata tukiyambarira bazadufata nanone ikibazo bazadufata tujye kuyigurisha nayo wamuca manje witwara ko isesera dutumye imyenda na Fizo yadutumye Fizo iphone dore ngaba ariye
dore naba ngaba dore n'ingofero yanjye dore n'inkweto n'imyenda yanjye ngiyi dore naba aho mani nimwe mugize abajura